dukomeze tugirire neza kandi turi gusuzanya natwe mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Haleluya. Mukanya nari kwakira abashyitsi, navuze ni uyu munsi ntimufate nk'usanzwe, ahubwo ubone ko byose ari bishyashya kuri wowe. Amen. Kubera ko ari bishyashya, uyu munsi ni mushyashya, ibintu byose bigomba kuba bishya, kandi kuri twambaye ukuri nuko uyu munsi utazongera kugaruka ukundi. Yego, uyu munsi ntabwo uzongera kugaruka ukundi. Iby'uyu munsi rero menya ngo n'ibyo Imana yanteguriyemo twicaranye nawe n'Imana yampaye umugisha uyu munsi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, njye turi kumwe ku bashyitsi, ndababwira amazina yanjye, abasanzwe dusanganywe barayazi. Nitwa Sebasumbu Celestin, umupasitori mu itorero Anglikani ry'u Rwanda, muri diyoseze ya Gasabo, paruwasi ya Kacyiru, aho aha ngaha turi. Ndashimana ko uyu munsi iyi saha yaduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Ijambo ryayo rifite umutwe ndaza kubabwira ako kanya, maze uri ku buhanga n'akabibereka, akabanze mpere tugendeye kuri Zaburi twasomeye hamwe 77. Iriya mirongo twasomye ikwereka ibiri imbere. Nusoma imirongo y'imbere urabona ko uriya mwanditsi cyangwa uriya warinzi ya Zaburi yari afite kwivovota. Yivovotera iki? Ibibazo yahuraga nabyo, yari amaze yahura nabyo mu buzima. Kandi se wenyine, natwe mu buzima turimo, mu rugendo turimo, duhura n'ibiturusha byinshi, tukabiha amazina dukurikije uko tubyumva. Rimwe tukavuga ngo ni ibigeragezo, ubundi ngo ni ishuko, ni ingorane. Turiha amazina bitewe n'uko tubyumvise. Ibyo bibazo bimwe muri byo wavuga nk'uburibwe, uburwayi, uburibwe bitewe n'inzara, uburibwe bitewe n'ubukene, uburibwe bitewe n'ibyago, gupfusha n'ibindi bishobora gusimburanwa. Ugasanga ndetse n'igihe tuvuze ngo agahinda gashira kandi aribagara. So tuvuga yemwe ngo agahinda gashira kandi aribagara, kuko ubona bigenda bisimburana. Ibyo bibasha kumara igihe kirekire cyangwa igihe gitoya, bishobora kugenda bigaruka cyangwa ntibigaruke, bikagutera kwivovota. Ariko igihe kigeze uriya mwanditsi bazaba bavuga ngo naje gusanga ari ukubera, reka njyewe kuko ijambo ryanditse ntabisuga nabi. Umurongo wa 10, umurongo twahereho ni wa 11. Maze ndavuga ngo ibyo ni indwara y'umutima wanjye. Ni indwara y'umutima wanjye. Iyo ndwara ishobora kuzanwa n'ibintu bitandukanye, dushobora kubikubira mu bintu bitandukanye, bikuwara niwe yabonye ko habamo ibintu bine mu rugendo rw'umukristo agomba kwitegura guhura nabyo. Harimo ibigeragezo, hakabamo ibishuko, hakabamo ibicumuro, hakabamo n'ingorane. Yabivuze muri cya gitabo cye cyitwa Ubuzima Bufite Intego. Ijambo ry'uyu munsi rero ndagira ngo tuvuge ku kivuga ngo ibigeragezo ntibikakwivuge hejuru. Ndashaka kwandikira hano, ibigeragezo ntibikakwivuge hejuru. Ngo bigere igihe twivovota, bigere igihe wumva uvuye mu zizerwa, ibigeragezo ntibikakwivuge hejuru. Nkatangira babwira ngo muri iyi nyigisho Imana yashyize ku mutima, turaganira ku ngingo ye. Izo ngingo ye, ingingo ya mbere n'ukibaza ngo ariko se ibigeragezo ni iki? Tumaze kumva ikigeragezo icyo ari cyo, turi kongera twibaze ngo ariko se ibigeragezo n'ibindi bibazo duhura nabyo bitandukanira.
icya gatatu kuki bitagomba kutwivuga hejuru, kuki ibigeragezo bitagomba kutwivuga hejuru. icya kane kuki Imana iguha ibigeragezo, kubera iki ibigeragezo. hanyuma turasoza n'umwanzuro dufata icyemezo cy'icyo gukora mu bihe nk'ibyo ngibyo. ingingo ya mbere, ibigeragezo ni iki? bitwaraniye bisobanuye neza avuga ngo ni imwe mu nzira enye cyangwa inganda enye umukristo anyuzwamo mu rugendo rwo gukura rwa se na Kristo. bikaba ari ibibazo tunyuzwamo, ibibazo byagenwe n'Imana, ntabwo ari ibyo kuza gusa, batagenwe n'Imana ku mukristo. Imana ikabigena kubera iki? kugira ngo imwiyegereze itunganye imico ye. Amen. itwiyegereze itunganye imico yawe. kandi dushaka twafata urugero rwa Eliya, cyagiye ari ku kagezi, cyagiye akagezi gakamye, si uko amazi yari yabuze mu butaka, imvura imaze igihe itagwa n'ibyo, ariko ntabwo ari uko amazi yari yashize mu butaka. biramubizi ko imvura ishaka kumara igihe itagwa, ariko amasoko ntagira ate, ntakamwe. kuba rero y'amazi yarakamye, si uko yabuze mu butaka, ahubwo Imana aravuga ngo ntabwo nkigukeneye hano, hari ahandi nshaka kuza kandi wagira umumaro. kandi nibyo koko hari ahandi Imana yari gukeneye kandi yagize umumaro. uze gusoma neza iyo nkuru mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 17, uramenya icyo Imana yari gukeneye. ariko si ubundi iyo atava kw'ako kagezi, wa mugore w'i Sarefati n'umwana we bari gutabarwa binyuze mu zihe nzira? ngaho gisubize, byari guca mu zihe nzira? ni njyewe bari kujyayo se? niwe bari kujyayo? ninde yari kujyayo? bigenze gute? ibigeragezo rero, icya kabiri tugiye kwibazaho, ibigeragezo ni ibibazo duhura nabyo. kuko ibyo duhura nabyo byose hari igihe tubyitaho n'ibigeragezo, ariko byose ntabwo ari ibigeragezo. ibibazo duhura nabyo hari igihe twese tubihuriza hamwe mu gatebo kamwe ngo ni ibigeragezo. nyamara ariko Warren yafashe icyiciro cya kabiri avuga ngo habaho ibishuko. ibishuko akaba ari ibyo Satani atunyuzamo kugira ngo atwigize kure y'Imana kandi yangize imico yacu. aha twafata urugero, ubwibone bukagukururira cyangwa bukagushuka kuvuga nabi. kandi iyo uvuze nabi kugiraho ingaruka, byakugiraho ingaruka ugatanga bene data mumbabarire, nagerageje. wagerageje gute? ni igishuko Satani yagize ate, yagushoyemo. urundi rugero, umunaniro ugushuka kureka umurimo cyangwa se agushuka kuvuga nabi, nyuma yaho ukaza gusubira inyuma nk'ubyibukije ngo ariko mumbabarire ngo nagerageje. ntabwo ari ikigeragezo, ni igishuko Satani yaguteje. aha turagenda na yemwe muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13 haravuga ngo kandi muzirikane ko nta muntu ushuka gukora icyaha avuga ngo Imana niyo inshutse, kuko Imana igashukwa bikora ibi cyangwa ngo igire uwo yoshya. ngo kuko handitse ntabwo Imana ishukwa, ntabwo yagushora mu gukora icyaha. ikindi gikurikiyeho tujya duhura nacyo tukakitiranya n'ibigeragezo, nicyo bita ibicumuro. ibicumuro byo turabizi ko ari ibikomere duterwa na bagenzi bacu, ni ibikomere duterwa n'abandi bantu. muri Matayo 6:12 mwambabarira haranditse ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. bivuga ngo rero niyo uvuye mu gicumuro ucumuzwa n'abandi, ni iki kigeragezo? ni igicumuro. baguteje kugwa mu gicumuro kuko bagukoresheje ibyo utatekereza gukora. icya nyuma tujya duhura nacyo cyitwa ingorane. akenshi icyo twita ingorane ni ijugwamo, uretse ko atari buri gihe, bitewe n'ingaruka zo guhitamo kwacu kwandujwe n'ibyaha. ugahitamo nabi, nyuma ukaza kubona uguye mu ngorane, ntuzabyite ibigeragezo. none se wakora iki? niba ari cyo witeye rero cyo gukora n'iki? inama
tubwirwa aravuga ngo ihane. Niba ariko Satani yakuzaniye umurwanyi ngo turwanye Satani, hazagira ate? Hazaduhunga. Haleluya. Niba nazazanywe na Satani umurwanyi, turwanye Satani hazaduhunga. Kandi niba ubona byazanywe n'abantu bababarira, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuye. Ikindi kandi niba byaturutse ku Mana, ijambo ry'Imana ratubwira ngo ruhukira mu Mana, ruhukira muri yo. Haleluya. Kuki bitagomba kutwivuga hejuru? Kuki ugomba kuruhukira mu Mana yawe? Ubwo ngeze kuri bya bigeragezo, ntabwo ndavuga ku bicumuro, sindavuga ku ngorane, nta nubwo ndi buvuge kuri cya kintu cya gatatu navuze cyitwa ibishuko. Ahubwo kuki tutagomba guheranwa n'ibigeragezo? Aho twasomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorino, mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cya 10 mu wa 12 niho nibandaho cyane, ndetse ni naho nashatse gutinda kuri uyu munsi. Yaranditse ngo nta kigeragezo, aha ushatse ufate Bibiliya yawe cy'umurongo, niba hakunda nk'uko akunda cyangwa se niba hakunda nk'uko mukunda. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kagenda gahoro kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Haleluya, haleluya. Niba ubyumva ariko ntagerageza nk'uko wumva bishoboka ko yizamura rwose. Harimo ingingo nyinshi ariko reka twumve izi ngizi zigera mu kuresha. Nta kigeragezo kiharirwa n'umuntu, ntibibaho. Nta kigeragezo kiharirwa n'umuntu umwe. Ibigeragezo si umurage, niko natwe yaririmbye. Ibigeragezo si iki? Si karande, ngo kandi si n'umurage, si n'umugabane wagabanye ngo kubaho nabi. Ntabwo ari umugabane wagabanye. Ibyago bigira gute? Ntuzigere na rimwe wibwira ngo ibi ni ibyanjye njyenyine. Oya, burya Imana idutabara wagira ute? Ayo warize? Menya ngo n'ibigeragezo urimo muri icyo gihe. Abanyarwanda bagize neza ngo si ubwumwe. Hari n'umwana twigeze kwigana mu mashuri yisumbuye witwaga Surwumwe. Numumbaza impamvu bari muhaje, kuko ntabwo nari bari papa ari muha, nta nubwo papa yagize amahirwe yo kumubona ngo mubaze uko yari muhaye. Surwumwe, ibi kuri babonye hari undi byabaye ubushize, kandi hari undi bitegereje. Turi kumwe, hari undi bigize gute? Bitegereje. Uyu munsi ni njyewe, uyu munsi ni wowe, ejo yari njyewe, ejo yari wowe, ejo azaba undi wundi. Ni ukuri kwambaye ukuri. Kwanga kuvuga ngo ukuri kugize gute? Ntabwo ari byo navuze. Ni ukuri kuri kubaho none, hari undi byabayeho, hari n'undi bizabaho. Buriya rimwe na rimwe nk'iyo kwa muganga urwaye urumva ubabara cyane, ndetse wumva muganga nawe yakagize ate? Yagahereyeho. Ariko iyo uhageze uhasanga ubabaye kugira gute? Kukurenza. Yego yewe, uhasanga ubabaye kukurenza. Ndetse n'igihe bakubwira amakuru y'uko wakubanjirije, hari n'igihe bakubwira n'uwakuwe mu mubiri n'ibirenze ibyo ufite. Ibigeragezo si karande kandi si n'umurage. Kubaho si karande, si umurage, si n'umugabane wagabanye, ibyago bigiye gute? Bikokana. Icya kabiri, ngo ikigeragezo ntigishobora kundusha imbaraga. Kubera iki? Kuko uwemeye ko kingeraho azi imbaraga zanjye, azi intege nke zanjye.
ntiyayikoreza umutwaro ntashobora kwikorera. Buriya nubona ikintu kikugezeho uzamenye ngo Imana yabonye ko ushobora kukihanganira. Ntabwo umubyeyi yakorera umwana we umutwaro adashobora kwikorera, ntibibaho. None se n'umubyeyi atabikorera umwana, Imana ibituma umubyeyi ku mubiri niyo yagukorera ibintu ubona neza utazabishobora. Urumva bishoboka? Sinzi niba ijwi ryanjye riri kukugeraho neza, sinzi niba muri kubyumva neza, ariko nibwira ko byumvikana. Ntabwo na rimwe umubyeyi ashobora gufata kilogarama 50 ngo ayikorere umwana w'imyaka 3. Ntibibaho, kuko azi neza ko umwana atabishobora. Aho Imana igushyize, izi Imana igushyizemo, izi neza ko uzabishobora kandi ifite uburyo uzabivamo. Buriya umubyeyi nibuke ko ari gashobora kuguta. Umubyeyi w'umugabo ashaka kugusigira umubyeyi w'umumama, kugira ngo murabizi ko bibaho. Ntibyagiye bibaho cyangwa ntibibaho. Umubyeyi w'umugabo ashobora guta umwana we akamusigira mama we. Umumama nawe ashobora guta umwana akamusigira papa we, cyangwa akamuta ku gasozi, cyangwa akamuta mu nzu akigendera. Akavuga ati reka nze ahantu nari bwongere kumva amarira ye. Ibyo murabyumva yewe. Akagenda aho atarongera kumva amarira ye. Ariko si Imana we yaguta ikajya he kandi barahose cyane. Niyo izaza itazumva amarira yawe. Icyo kintu uracyumva? Icyo kintu arakuvuga ngo ntabwo Imana ishobora kumpa ibyo ntashoboye. Nawe ubyumve gutyo ko Imana ashaka kuguha ibyo udashoboye, kuko uzi neza ko aho waba uri hose gutaka kwawe, kuboroga kwawe kuyigeraho. Umubyeyi ku mubiri yaguta akigendera akajya kure yawe, atarongera kumva kuboroga kwawe, gutaka kwawe, ariko Imana ntiyagusiga, kuko izi neza ko aho waba uri hose gutaka kwawe kuyigeraho. Icya gatatu ikikora ni iki? Imana igucira akanzu. Ngo hamwe n'ibitugerageza Imana igucira iki? Akanzu. Igihe abantu bibwiraga ko bugacya, ejo bugacya, n'ejo bukongera bugacya. Imana yarikoze ifite umugambi, niyo mpamvu igucira ako kanzu. Ahantu ubasha gutegerereza wihangana, ukayakora ukabona burakeye. Bwa bukene bwawe wari uzi abantu bibwira ko butari buke, bakabona burakeye. Bibwira ko utabona ubwishyu bw'inzu, bakabona burabubonye. Bibwira ko utabona amafaranga y'ishuri y'umunyeshuri, bakabona burayabonye. Ahaturuka ntuhamaze. Ariko kwa gutaka kwawe kugira kuri wa mubyeyi udashobora kukwima amatwi akaguha igisubizo. Kubera iki? Ndakunda kubivuga ngo iyo atari isomo kuri wowe, aba ari isomo ku bakumva, aba ari isomo ku bakubona, aba ari isomo ku bazabyumva. Haleluya! Aba ari isomo Imana iri gutanga. Uba uri mu ishuri ry'Imana, kandi kimwe n'andi mashuri yose, iryo shuri rigomba kugira ibiriranga. Iryo shuri ry'Imana ntabwo ari ishuri riri gutaha. Iyo witegereje usanga ari bodingi, ariko bodingi ni Ikinyarwanda, ariko byumvikana ni muri bodingi. Ntabwo nakwita agashuri, ni mu kigo, kuko agashuri hari igihe wakwita ngo ni mu gashuri kangeye, uri mu kigo. Haleluya! Uri mu kigo, kandi abantu biga baba mu kigo muzarebe ukuntu babaho. Wenda washaka kumbaza byinshi bibaranga, ariko nshatse naguha kamwe kazagutera kuvuga ngo ubwaka ntabonye ndi mu ishuri ry'Imana, ndi mu kigo cya Nyagasani. Ahubwo reka mbe ntegereje igihe izashakira nzava muri iki kigo. Warabyitegereje abenshi mwabaye mu mashuri, muba mu ishuri mubayo. Buriya umuntu uba muri bodingi, muri enteri, asurwa gake. Si ukuri yemwe? Si ukuri? Bamutelefona gake, uwo ashaka mubona gake. Sibo ntabwo bisobanura. Ubwo se twese turi bakuru nyuma mwabyumvise. Telefone itashyitseho hariya ni naho wagera akavuga ngo
warigiraho mu kigeragezo gikomeye abantu bakavuga ngo Yesu urajya he ngwino mubaze abantu ngo ntibagira gute ntibakuvugisha amen ngwino mubaze abantu bagira gute ntibakuvugisha nubona batagushyitseho ukabona telefone yawe imaze icyumweru nta guhamagara kandi wewe wajyaga urwana no kongera n'umuriro buri kanya uz'amayinite byose mbizi wajyaga ugura amayinite menshi ku munsi sinzi uko yabagangana ukaba umaze icyumweru cyangwa bibiri aherutse kubivuga ngo gabanya urusaku kuza muri iyo mvugo ngo gabanya urusaku menya kuri muri bodi bw'Imana mwese kubyumva mu kiganiro abantu ati gabanya urusaku uri muri bodi yanjye Imana sinibuka ntangabiro nyinshi reka nifate ingingo ya 4 ngo kuki Imana ibigeragezo nabivuzeho ntabwo bitindaho gusa reka mbasomere ijambo dusanga mu rwa 2 rw'Abakorinto 3:1 ngo uko umwuka w'Umwami akorera muri twe tugenda duhindurwa tukarushaho gusa nawe tukarushaho kugaragaza ubwiza bwe. Haleluya. Uko umwuka w'Imana akorera muri twe agenda arushaho kuduhindura kugira ngo duhindure rero kugira ngo duhinduke tugire turushaho kuba beza akoresheje ibigeragezo kandi ubwo bwiza ashaka ni iki ashaka ko tugira imico igaragaza ubwiza bwa Yesu Kristo. Iyo mico ni iyihe niyo nshaka kugira ngo tugarukeho tumenye icyo Imana idushakaho. Iyo urimo gucishwa mu bigeragezo Nyagasani yakugeneye uri muri iryo shuri rya Nyagasani ubu urimo gucurwa kugira ngo ugire iyi mico 9 mu Bagalatiya Pawulo yandikiye Abagalatiya 5:22-27 dusanga muri iyo mico 9 Imana ishaka ko ikura muri iki ikura muri wowe ikura muri naka ubundi mu bigeragezo. Ntuzamurebe gutyo gusa umenye ngo Imana irimo kumukuzamo kimwe ibyishimo, icya kabiri amahoro, icya gatatu kwihangana, icya kane kugira neza, icya gatanu ingeso nziza, icya gatandatu gukiranuka, icya karindwi kugwa neza menya aricyo natarutse, icya munani kwirinda natarutse cya mbere cyitwa urukundo ahereye icya kabiri. Amen. Ni izo mbuto Imana Data aba ashaka gukuza muri wowe uri kugeragezwa. Ni izo mbuto Umwuka Wera arimo gukuza muri wowe kugira ngo use na Yesu. Tujya turirimba ngo ndashaka gusa nawe Yesu Umucunguzi, ngo ariko singize ne sinsa nawe. Kuki utasa nawe? Nuko izo mbuto zitarakura. Ndashaka gusa nawe Yesu Umucunguzi, nyamara sinsa nawe bose barabizi, mufashe se nawe by'ukuri. Amen. None se ntubone umuhamagara kugira ngo nyine igufashe gusa nayo by'ukuri bizaca mu zenzira muri urwo rugamba kumera amahame. Nuko rero wakwibwira ngo niba wibwira ko uhagaze wirinde utagira utaguzwa no kugeragezwa kw'igihwayihwayi kw'akanya gato, kuko numara kunesha, haleluya, uzafasha abandi gutsinda ibigeragezo. Numara kunesha uzafasha abandi gutsinda iki? Ibigeragezo. Hasoreza ku cyemezo. Nawe meze gutyo se nasabye ngo bagushyire hari ibyo ndi kuvuga batabasha kubibona simbizi, ariko waza kubishaka yabibona ko nabitanze hariya. Icyemezo niba bimeze gutyo, niba ibigeragezo bizanwa n'Imana bikaba bishyitseho, nkora iki? Mbeho gute? Twabibonye ngo ndi kubisiraho nsoza. Cyambere twakibonye ngo nukuruhukira muri we. Nanze kuririmba iyo ndirimbo kugira ngo dutware umwanya munini, ariko tujya turirimba ngo guhukira ni korali y'ihirimo. Ruhukira muri we nihe korali ndirimba mu kanini. Icyo gitero cyangwa se ikizo ndumva tujya tuyumva ngo uruhukire muri nde
muri Yesu. Ikindi twakibonye mu bice twasomye ibindi agenda bibarangira ni ibikubiye mu ijambo nise kwibuka. Kuribuka iki? Nongeye kuvuze hejuru, urasabwa kwishingikiriza ku kwibuka icya mbere ibyiza Imana yagukoreye. Twabonye muri Yesaya 33 uhereye kuri umurongo wa 4 kugera kwa 15, kandi rero twashoboye kubibona muri Zaburi. Twambere no kwifite Imana yagukoreye mbere n'ibyo yagiye ikorera inzu yawe n'abandi, ukamenya ibyiza Imana yagiye igukoreye, ukamenya ibyo yagiye iguha ikurikije ubuntu bwayo uko buri, ndetse ukamera nkayo ubwabwiraga umugore we niba hazagira umuntu ushaka kukuca intege, kuko akenshi iyo uri mu bigeragezo cyangwa uri mu bibazo nk'uko Theo yavuze, abantu baza bakubwira urucantege. Nihaza ukubwira urucantege, uzamubwira ijambo Yobu yabwiye umugore we, Yobu 10:10. Ese twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga kubonamo ibibi? Haleluya. Ese twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga kubonamo ibibi? Icyo gihe uzaba uzirikana ibyiza Imana yagukoreye, maze bigutere gukomeza kuyihimbaza. Haleluya. Bigukomeza kuyinezererwa. Icya kabiri, wibuke iki? Wibuke ko Imana ibabarana natwe. Ni ijambo ryibukirwa n'Isiraheli ngo marayika w'Imana yabaranaga n'Abisiraheli akababarana nabo kandi akabakiza. Ariko ni ijambo twibutswa uyu munsi na Yesu Kristo yaribwiye abigishwa be, ababwira ati ndabizi mwese mugira imibabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Kuki Yesu abivuga? Nuko yababaranye natwe, azi iyo mibabaro. Niba twiringiye uwababaye ubabarana natwe kandi akatubwira ngo nanesheje isi, ni ukuri tuzatsinda. Nta kizakubuza gutsinda, nta kizakubuza kunesha. Aho ni muri Yohana 16:33. Icya gatatu, ukibuka ko Imana yambukije Abisiraheli inyanja itukura. None se iyo nyanja iri imbere yawe yari nta nubwo ari n'amazi y'ubugogo, nta nubwo afite n'ubujyekuzimu bwa metero 5. Tekereza ko Imana izakomeza. Yambukije Abisiraheli inyanja itukura. Reka dutyo tubireke, birashoboka ko ari muri twakageze no kuri iyo nyanja, wenda babyumva gutyo bakagira ngo ni ibitekerezo. Ariko noneho urebe ibikomeye Imana yagiye kwambutsamo. Yakwambukije za nyanja, iyo ngiye asabuzwa n'iki kwambutsa. Murabona iyo ngiye atari ubusabusa. Ikindi, ukibuka ko ukuboko kwisumba byose, nkuko twabonye muri Zaburi, ya Zaburi 27, ukuboko kw'iburyo kwisumba byose ntiguhinduka. Haleluya. Ukuboko kw'ibyo kwisumba byose ntiguhinduka. Abashaka kuguca intege bakwereka ko birenze, ubereke ko bidakomeye. Ahubwo ubereke ibikomeye Imana yagiye ibite igucishamo. Ubahe umuhamya ko Imana yagiye igucira, kuko buriya kenshi ducibwa intege n'abo tuganira n'abandi. Umuntu akakureba akaza akiyamirira ati noneho urapfuye birarangiye. Ubwira ngo ntabwo upfuye, niba hari ibibazo ufite Yesu. Nyaje ukubwira ngo ufite ibibazo, umubwira ngo sifite ibibazo ufite nde? Ufite Yesu. Haleluya. Reka nsoreze kuri aka kantu. Burya ahantu hose tugenda twiga, umuntu tuza bamwe bamubonye banzanye bashobora n'iteraniro simbizi, niba umumotari yaje gusenga simbizi, nawe nyira kuri moto ye nawe ntambara imyambaro yose, ntabwo yabasha kumenya uwo ndiwe, yumva ko ari umuntu ugenda gusa atangira abaza ibibazo. Ati niko papa, ntabwo niko papa ni kubera iki Imana itatureshyeje? Kuki ubona abantu ubwaraye ku mafaranga twari tuvugana? Kuki ubona abantu benshi bashaka amafaranga
amafaranga menshi abandi tukayabura mu kubera iki bamubwira ntibituruka nyiri kuturema bituruka kuri nde kuri nyiri kuturema ntabwo mbyumva none se Imana ntabwo ishaka ko dukira bamubwira rero uzitegereze muri iyi si ntabwo dushobora kuresha twese turamutse tureshe twese twahita turesha n'iyaturema muratumva ariko niyo mpamvu hagomba kuboneka uyu hakazaho uyu hakazaho uyu tugenda dusumbana kuzagera ku watuhanze kusumba byose haleluya nubwo tudafashe amen ugomba kumenya rero ko uyu munsi uri mu bibazo ejo uzabivamo kuko Imana ishaka gutera intambwe ugenda ugera heza byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza ibibazo rero ibigeragezo ntukakwivuge hejuru hamwe n'ukugerageza Imana yaguciye kanzu ako kanzu k'Imana gashaka ahubwo ariko w'ikintu amen shaka ako kanzu k'Imana bazi Imana ngo Mwana muri ibi bigeragezo ntakaye kanzu wanshiriye ako kanzu bukarimo ngo hamwe n'ibitugerageza Imana ifite iducira kanzu kugira ngo tubashe kubyihanganira maze umunsi twabivuyemo byesha Imana yacu cyubahiro none n'iteka ryose